Hello guys, mbahaye ikaze muri iki cyegeranyo tugiye kuba twarebera hamwe uko AI ikora, cyangwa se ushobora kuba wumva AI ukibaza ese AI ni iki? Aricyo twakwita Artificial Intelligence. Ni ubwenge buhangano bwakozwe n'abantu ndetse bugahabwa imbaraga, bugahabwa imikorere irenze cyane hejuru y'abantu. Icyo tugiye kuba twarebera hamwe, ese AI yumva zamamaye cyane, hari AI zitandukanye, ese zaba zifite inkomoko kuki? Zaba zarakozwe zishaka kuba zakoroshya iki? Kuva mu myaka isaga 200 ikoranabuhanga rigitangira kwaduka, AI cyangwa se icyo twakwita ikoranabuhanga rigitangira kuba ryabasha kuba ryabaho, icyo gihe ibintu byose twakoraga dukoresheje ikoranabuhanga cyangwa se icyo twakwita internet. Hari amagambo menshi cyane kuva ikoranabuhanga ricyaduka ryatangiye ritangirana naryo, amagambo menshi cyane twagiye twandika kuri izo mbuga nkoranyambaga, ibyo twagendaga twandika byose dupostinga, ikoranabuhanga byose ntago ryigeze ribisiba cyangwa se ngo rireke kuba ryabibika. Kuva ikoranabuhanga rigitangira, iri jambo rya mbere babashije kuba barasecinze cyangwa baranditse cyangwa se barashyize ku ikoranabuhanga, iryo jambo cyangwa se ayo magambo cyangwa izo videwo zose ziriho. Niyo mpamvu wibaza ukavuga ati ese AI igendereye iki? AI ni ubwenge buhangano bakoze kugira ngo bworoshye ubuzima bw'abantu, cyangwa se bube bwakoroshya imibereho yabo. Mu gihe washakaga ikintu kuri online cyangwa se mu ikoranabuhanga, cyangwa se mu gihe urakoresha imbaraga zawe ukoresha wuzuza amaraporo, wandika ibitabo nk'abanyeshuri b'abafinalisiti biga kaminuza, bafata ibihe birebire cyane, imyaka n'imyaka bandika ibitabo. Iri koranabuhanga se cyangwa icyo twakwita Artificial Intelligence yaje ari igisubizo. Niyo mpamvu rero wifashisha zimwe za AI, mugenda muzibona muri ChatGPT cyangwa se Suno AI, Claude n'izindi nyinshi cyane, n'izindi zishyashya zirengeje ubwenge ChatGPT. Hari izindi ziri hejuru ya ChatGPT zirengeje ubwenge ku buryo uyiha ikintu igahita iguha igisubizo ako kanya. Icyo gihe rero iyi AI icyo ikora, ifata ikintu cyose twakoresheje, twakeneye cyangwa se twasecinze kuri internet, ikaba yagifata igahita ikibika. Igihe rero uyibajije, yegeranya ayo makuru yose twabashije kuba twayiha mu myaka isaga ibihumbi n'ibihumbi. Ikoranabuhanga rivumbuwe, ikabasha kuba yayegeranya mu matiyerisi makeya cyane, kuko iba ari automatique, biba biregeye cyane aho hafi. byose iyo ibi bifite, ihita icaguranyamo iby'ingenzi mu ibyo uba wakenera ku ikoranabuhanga, igahita ibiguha ako kanya mu gihe kitarambiranye. Niyo mpamvu rero uzasanga ChatGPT uyibaza ati ese ni iki nakora mu gihe nkeneye kuba nategura umushinga w'ubworozi? Ni iki nakora mu gihe nkeneye kuba nakenera umujyanama? Ni iki nagenderaho kugira ngo ndebe ko uwo mujyanama ari umuntu mwiza cyane? Ntibitinze, ikoranabuhanga ririmo ririhuta ku muvuduko uri hejuru cyane, aho bageze aho bakora ChatGPT igakura abantu benshi cyane mu kazi, ikabasezerera, igasigara ariyo ifite ijambo. Buriya mu bihe turimo, cyangwa se iyi period cyangwa se iki kinyejana turimo,
tugeze aho AI ariyo izaba ifite agaciro karenze cyane ak'umuntu, kubera ko AI ifite agaciro kari hejuru cyane kuko ifite ibintu byose wagakwiye gukenera ku muntu, ndetse ikabikora neza cyane birengeje uko wabitekerezaga cyangwa se birengeje uko umuntu yari kubikora. Ntago ari magique iba irimo, ahubwo ni uburyo ki abantu bagiye boroshya ubuzima bakabasha kuba bakubaka interineti cyangwa se bakabasha kuba bakoroshya ubuzima, ariko nyuma ingaruka zo ntabwo zabura, aho umuntu yabashaga kuba yakora akabasha kuba yasabana n'abandi, ugasanga muri iki kinyejana mashine niyo iri kuhakora, iri gukora imirimo irengeje cyane, iri gukora imirimo irengeje iyo abantu ibihumbi n'ibihumbi bagakoze, ikabikorayo mu masegonda 30 cyangwa se mu masegonda 7, iri kwihuta cyane ku muvuduko wo hejuru. Rero iri koranabuhanga mbona uko wabibona cyangwa se muri filozofi yawe cyangwa se muri logique, mbona mu gihe kiri imbere hari n'izindi AI ziri guteganywa mu bihugu bikomeye barimo bakora. AI yaje ari ukoroshya ubuzima, ariko aho igeze noneho aho izajya yikotorora, atari ngombwa ngo wowe uyikoreshe, atari ngombwa ngo wowe urabasha kuba wayikotorora, iyo ubwayo yikoreshe, ibashe kuba yakisazura, ibashe kuba yagendana n'ibigezweho. Niba hari impinduka, niba hari virusi nshyashya zadutse, ako kanya ihite yivugurura, ibashe kuba yakisanisha nayo n'izo virusi zadutse, ibashe kuba yamenya uko yazirwanya. Niyo mpamvu icyo gihe rero mu myaka iri imbere muri 2027 hari izindi AI zizaba zimaze kuvumburwa, ziri gukora ku muvuduko wo hejuru cyane. Izo AI uribaza ati zizaba zije gukora iki? Ko izo tumaze iminsi tubona cyangwa se izo dukoresha ubu ngubu muri uyu mwaka wa 2025 ko zihagije, ko tubona ko ziduha ibihagije. Mubona yuko izi AI ChatGPT n'izindi ko ziduha ibyo dukeneye byose, ukibaza ati izindi zizaba zije gukora iki? Tugeze ku rwego rwo kuba twakura AI cyangwa se turi ku rwego rwo kuba twashakisha AI uzajya usaba buri kimwe cyose ikakigukorera, cyangwa se wowe ikaba yakureba mu ntekerezo ikamenya icyo uri gutekereza. Ukamenya iyo AI turashaka, cyangwa se iyo artificial intelligence turimo turubaka ubwo bushobozi bwo kuba twayibasha kuba twayivumbura, nayo ikatugeraho mu gihe gitoya cyane, ikabasha kuba iri kubasha kuba wamenya icyo uri gutekereza, ikabasha kuba yagikora mu gihe gitoya cyane, cyangwa se igakoresha imbaraga zawe n'izina, ku buryo wakwicara nka hano ukabasha kuvuga ati iyi telefone yanjye ibashije kuba yashyiramo umuriro, nshaka yuko yuzuza umuriro. Mu mbaraga za AI, mu mbaraga cyangwa se artificial cyangwa intelligence, mu mbaraga za AI izafata iyo telefone yawe, hari amakode agiye agize iyo telefone yawe, ibashe kuba yakoresha imbaraga za AI maze ihite iyuzuza umuriro ako kanya, utiriwe ujya gucaginga, utiriwe ufata umwanya uri gucaginga. Izabasha kuba yafata AI ibashe kuba yarema ikintu nacyo cya AI kiri ku bwenge bwo hejuru cyane, aho izagukorera ingamiya. AI urabibona ku makuru arimo agenda atambuka acicikana hirya no hino, cyangwa se urimo unabibona kuri video zigiye zitandukanye, aho AI noneho aho tugeze ubu ngubu kuri uyu munsi irimo ifata irimo ikora, turimo dukora AI nayo igakora izindi AI ikurikije ubwenge bwayo, ikabasha kuba yakora ingamiya cyangwa se ikinyabiziga kigenda no mu misozi, ahantu hose mu muhanda kikagenda, mu kirere kikagendayo,
ndetse no mu misozi ahantu wanyura n'amaguru utabasha kunyura ndetse n'amaguru nacyo niyo ikabasha kuba yahanyura. Iyo AI ni artificial intelligence, ni ubumenyi ni ubuhanga karemano cyangwa se ubwenge buhangano rero turimo twinjiramo. Tugeze mu isi y'aho badakeneye igihe abantu batazaba bakeneye ku isoko ry'umurimo cyangwa se ibingibi turimo tuvuga bitazaba bikenewe, ahubwo ari AI irimo ibikora. Wowe icyo usabwa ari ukwicara ugategereza icyo ama AI agenda akora. Nicyo gihe rero turimo tugenda twinjiramo kandi ku muvuduko wo hejuru cyane. Muri ibi bihe turimo twinjiramo urimo urabibona, interineti cyangwa se icyo twakwita kwinjira mu isi y'ikoranabuhanga turimo tubyinjiramo mu muvuduko wo hejuru cyane. Muzashobora kwibaza mukavuga ati ni bya bihe bya nyuma, ni ibihe bigoye, ni bya bihe nyine byavuzwe, cyangwa se mwibaze muvuga ati ibi bihe byari byaravuzwe, isi irarangiye. Nibyo koko isi izarangizwa natwe ubwacu. Ibyo twahanze cyangwa se ibyo twubatse mu gihe runaka nibyo ubwabyo bizagaruka inyuma bigakoresha imbaraga twabihaye, ndetse bigashobora no kuba byakwiyongerera izindi mbaraga zirengeje izo twebwe twazihaye. Niba uyu mwanya tubasha kuba twakora amarobo ni AI, irobo ikaba yashobora kuba yakicaginga mu gihe iri kubona udukoni tugiye kurangira tw'umuriro, ikaba yagenda ku muriro ikicaginga, ikuzuza umuriro, ikagaruka kuri mashine maze igakora ibyo wayitegetse ko igukorera. Niba iri kuvura abarwayi, niba iri gupanga imiti, niba iri kuringaniza inkingo, ikabasha kuba yabyikorera. Hari ubundi bwenge buzaburi. Icyo gihe rero kubera yuko AI twabashije kuba twavumbura ikintu, ariko icyo kintu nacyo tukaba twagiha ubuhanga bwinshi cyane burengeje ubwo twebwe twifitiye ubwacu. Niyo mpamvu rero one day, umunsi umwe izi AI zizakora icyo twakita kudusuzugura. Ushobora kubivuga ati kudusuzugura ukabyumva nabi. Ni igihe uzaba uri kujya ku kintu wari waramenyereye gukoresha, ni igihe uzaba uri kuba mu nzu ikoreshwa na AI, inzu uhagera igahita yikingura, amatara agahita yaka bitewe n'uko AI wayiregeye nk'iyo nzu yawe irakuzi neza. Ni igihe rero izagusuzugura, icyo gihe rero wahagera AI ikanga gukingurira. Icyo gihe rero icyo usabye AI yo ahubwo igashaka kugukoresha. Igihe twamaze dukoresha AI cyangwa se artificial intelligence, natwe izo AI zigahinduka kuba twaba ibikoresho bya AI. Ibi bihe rero turimo turabyinjiramo, urimo urabibona aho AI izakubwira ati hagarika kuba wafata telefone yawe wakoresha intoki zawe wandika muri mashine, ahubwo njyewe umbwire njye mbikwandikire. Icyo gihe rero ubwenge buhangano cyangwa se ubwenge karemano, ubwo ngubwo buzaba burimo bugenda busezerera ikiremwa muntu, izigenda zishyiraho iherezo. Niyo mpamvu rero muri iki gihe cya AI ubashije kuba wamenya ese AI imeze gute, AI igendereye iki. AI bayizanye ishaka kuba yakoroshya ubuzima bw'abantu, gusa nyine murimo murabibona aho AI uyisaba yuko ukaba wayikopoza cyangwa se ukaba wayiha nk'isuzumiro wenda ry'ubuganga, ukabibwira ati ndi kumva ndwaye gutya na gutya na gutya, ni iyihe miti nanywa kugira ngo nivuze, ni uruhe rukingo bantera kugira ngo mbashe kuba nakira. Igahita AI ibikora mu masegonda makeya cyane, igahita iguha ibisubizo. Nibyo koko AI ihita iguha ibisubizo mu gihe umuganga cyangwa se umuntu cyangwa se aho ikiremwa muntu cyagakwiye gufata igihe n'igihe kirimo kigenda gishakisha, ako kanya kizahita kikubwira ati AI izahita ikubwira ati imiti iyi ngiyi #500 irabasha kuba yagabanya ubukungu, aho AI ziri kwifashishwa mu kuvura abarwayi. AI buragenda
ukayinyuramo igahita ikubwira ati urwaye ahangaha, amagufwa yangiritse gutya na gutya. Iyo AI rero niyo mpamvu rero nje kuba nakubwira uko imeze. Iyi AI ubashije kuba wayisobanukirwa. Rero niba uri mushyashya ukaba ugeze kuri umunota, kanda subscribe ukande na like kugira ngo iyi video igere kure cyane. Sharing iyi video igere kure cyane, abandi nabo babashe kuba bayisobanukirwa. Ndabakunda mwebwe mwahisemo kuba mwakurikirana iki cyegeranyo cyangwa se aya makuru ya AI ukabasha kuba wasobanukirwa ese AI dukoresha igamije iki, igendereye iki. Hari izindi AI nyinshi cyane zirimo zisuzumwa cyangwa se zirimo zikorwa mu mwaka iri imbere, igiye nazo kuza hanze ikabasha kugira. Isi turi kwinjiramo iri kugenda yirukana ikiremwa muntu, iri kugenda igabanya ubushobozi cyangwa se capacity y'ikiremwa muntu ku muvuduko wo hejuru cyane, aho uzajya ahantu kuri centre de santé ukakirirwa na AI, ubwo ni amarobo akakwereka aho wicara, wakanga akaba yaguhana. Mu muhanda murimo murabibona uko imeze.